so rero umukino urangiye ikipe ya Police itsinze APR ibitego 2-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Ani Elija, igitego cya kabiri gitsindwa na Mugisha Didier Taichi. Abo rero ni bamwe mu babashije gutsindira ino ekipe ya Police, ariko APR nayo ibasha gutsindirwa arasimbutseho gatoya, ariko nimwibuka ndamubabwira kuko ekipe ya APR nayo iba yari imeze neza cyane. Ni Yunus watsinze igitego cy'umutwe cyiza cyane kuri kufra, yari imaze guterwa n'uwitwa Mamel Dao mu gice cya mbere. Hanyuma rero ekipe zombi zagiye kuruhuka ari igitego 1-1, aho bagarukiye umutoza agenda akora amarotasiyo atandukanye, aho yashyiramo abakinnyi bagera kuri 6 bose icyarimwe. Bivuga ko ari uburyo bwo kugira ngo aturune effectif. Abantu benshi bavuze bati ni umukino wa gishuti ntacyo bitwaye, ariko abandi bagerageje kwikangamo kuko yagerageje kwatakisha uwitwa Mamadusi ndetse na Tongi, ku rundi ruhande ahashyira uwitwa Watara. Bivuze ngo rero yaramaze gufata Mamadusi amugira umuwinga, kandi tusanzwe tuzi ko uwitwa Mamadusi asanzwe akina ari umupointer cyangwa se nka typical number 9 cyangwa se umukinnyi ukina kuri nimero 9 akina yataka. Hanyuma kandi ikindi twagarukaho nuko muri Mediane yari yashyizemo witwa Seydou Yusuf Dauda, ndetse yanashyizemo Ruboneka Jean Bosco. Hanyuma kandi akaba yari yanakoresheje uwitwa Claude ku ruhande, ndetse na Ombarenga Fitina. Mu mutima wa defense yari yashyizemo uwitwa Clement ndetse na Yunus. Akaba rero Yunus yaje gusimburwa na Arium Swane. Hanyuma witwa Richmond Lamti umaze igihe nawe atagaragara muri ekipe ya APR yakina imikino, ariko nawe abasha gukoreshwa. So rero byagiye bigaragaza ko ekipe ya APR umutoza atarabona neza 11 be babanzamo bagomba gukoreshwa, bagomba kuba yakwifashisha. Yaje gukora amaramplacement atandukanye, abitwa ba Mugisha Jean Gilbert Kagege baraza, ndetse na Mugisha Gilbert Barafinda nawe araza. Bivuze ngo kugira ngo abafana ibyo bari bugutangazaho baravuga bati icyaba kiza nuko yajya akoresha abawinga akatakisha umupoint umwe kugira ngo abataka bose bashyiremo icyarimwe baze kwisanga hari abatakaje imyanya. Yes, reka nizere ko mumeze neza, ndabasuhuje mbahaye ikaze mwebwe mu gukora umunsi ku munsi. Nizeye ko mukomeje kunyurwa n'ibyo dukora, kandi nizeye ko gahunda zanyu zose zirimo zicamo. Abantu mwese rero mudukunda ndabifuriza kugubwa neza. Hanyuma tugiye kuganiraho gatoya ku mukino umaze guhuza ekipe ya Police yari yakiriye uno mukino, ndetse n'ikipe ya APR umukino wa gishuti kuri uyu munsi w'itariki 3 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Imikino rero yitegura sezo ya 2025-2026 waberaga hano kuri Kigali Pele Stadium. Umukino wa kane kuri APR wa gishuti. Umukino wa mbere yakinnye na Gasogi itsinda ibitego 4. Abantu baravuga bati APR ubu noneho irazimara. Umukino wa kabiri yawukinnye na Gorilla banganya ibitego 2-2. Umukino wa gatatu wari Gorilla na APR nanone wo kwishyura, banganya nanone igitego 1-1 niba ntibeshye. Hanyuma rero ikipe ya APR yongeye ikina na Police umukino wa gishuti. Ni umukino usize ibintu byinshi twavugarukaho nk'ibintu nka 4 by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni abatoza bombi ubona ko bagerageje gusoma umukino, ndetse no kuba bagerageje kuba bagaragaza cyangwa se basa nk'abagerageza kuba bigana mu mukino. Ikindi cya kabiri turi buze kugarukaho ni uburyo abatoza bapanga 11 babo, ndetse n'ukuntu bakoresha cyangwa se baturuna effectif zabo muri squad yabo, cyangwa se bakoresha squad yabo. Ikindi twagarukaho rero nibyo kwitega muri no sezo ya 2025-26 bitiyanye nuko amakipe yombi yiteguye. Hanyuma ndetse n'ibyo abakinnyi bagiye batangaza, ubwo ndavuga nshingiye kubo twaganiriye. Hanyuma rero 11 bagiye babanzamo, ubwo bivuze ko umutoza yari yongeye yahimbe bijyanye na match ibanza. Ubwo n'umutoza wa APR mwizamu bushize yari yabanjemo Ivan, ariko ubu ngubu yari yabanjemo Pierre, bijyanye nuko byavugwaga ko hari habaye imvune kuri Pierre wakoze impanuka, bavugaga ko ikomeye, ariko twatunguwe no kubona yabanjemo. So rero umukino urangiye
ikipe ya Police itsinze APR ibitego 2-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Ani Elija, igitego cya kabiri gitsindwa na Mugisha Didier Taichi. Abo rero ni bamwe mu babashije gutsindira ino ekipe ya Police, ariko APR nayo ibasha gutsindirwa arasimbutseho gatoya, ariko nimwibuka ndamubabwira kuko ekipe ya APR nayo iba yari imeze neza cyane. Ni Yunus watsinze igitego cy'umutwe cyiza cyane kuri kufra, yari imaze guterwa n'uwitwa Mamel Dao mu gice cya mbere. Hanyuma rero ekipe zombi zagiye kuruhuka ari igitego 1-1, aho bagarukiye umutoza agenda akora amarotasiyo atandukanye, aho yashyiramo abakinnyi bagera kuri 6 bose icyarimwe. Bivuga ko ari uburyo bwo kugira ngo aturune effectif. Abantu benshi bavuze bati ni umukino wa gishuti ntacyo bitwaye, ariko abandi bagerageje kwikangamo kuko yagerageje kwatakisha uwitwa Mamadusi ndetse na Tongi, ku rundi ruhande ahashyira uwitwa Watara. Bivuze ngo rero yari amaze gufata Mamadusi amugira umuwinga, kandi dusanzwe tuzi ko uwitwa Mamadusi asanzwe akina ari umupointeri cyangwa se nka typical number 9 cyangwa se umukinnyi ukina kuri nimero 9 akina yataka. Hanyuma kandi ikindi twagarukaho nuko muri Mediane yari yashyizemo witwa Seydou Yusuf Dauda, ndetse yanashyizemo Ruboneka Jean Bosco. Hanyuma kandi akaba yari yanakoresheje uwitwa Claude ku ruhande, ndetse na Ombarenga Fitina. Mu mutima wa defense yari yashyizemo uwitwa Clement ndetse na Yunus. Akaba rero Yunus yaje gusimburwa na Arium Swane. Hanyuma witwa Richmond Lamti umaze igihe nawe atagaragara muri ekipe ya APR yakina imikino, ariko nawe abasha gukoreshwa. So rero byagiye bigaragaza ko ekipe ya APR umutoza atarabona neza 11 be babanzamo bagomba gukoreshwa, bagomba kuba yakwifashisha. Yaje gukora amaramplacement atandukanye, abitwa ba Mugisha Jean Gilbert Kagege baraza, ndetse na Mugisha Gilbert Barafinda nawe araza. Bivuze ngo kugira ngo abafana ibyo bari bugutangazaho baravuga bati icyaba kiza nuko yajya akoresha abawinga akatakisha umupoint umwe kugira ngo abataka bose bashyiremo icyarimwe baze kwisanga hari abatakaje imyanya. Hanyuma ku mutoza wa Police we kigaragara cyo ni ukubona ko amaze kumenya 11 be, ndetse ubona ko no mu buryo ibitego byagiye bijyamo nuko igitego cyabaga cyubakitse neza, igitego cyabaga babanje guhanahana, hanyuma bakaza kandi banagerageza gukora finish za nyazo, kuko igitego Ani Elija yatsinze ni imbere babanje guhanahanaho gato imbere y'izamu, birangira bisanze imbere y'umuzamu abasha gusunikiramo umupira, igitego kiba kigiyemo. Hanyuma kandi n'igitego cya kabiri wabonye ko umupira bahanahanye neza, birangira nanone witwa Mugisha Didier Taichi abashije gutsindira igitego cya kabiri. So bivuze ngo uyu mutoza uko bigaragara ari gusoma swadie neza, cyangwa se 11 be ari kubabona neza. Bigaragaza ko rero umutoza wa APR afite akazi ugenekereje n'umutoza wa Police. Abantu rero baribaza bati adukurikije ibyo turi kubona, dukurikije umutoza ibintu ari gukora, yego n'umukino wa gishuti, ariko nanone umukino wa gishuti ukwereka uko ikipe izajya ihagaze. Ese uyu mutoza azagera aho ngaho ashyiremo n'abakinnyi bandi, umukino wa gishuti urangira abakinnyi badakinye nk'abakinnyi baturutse muri Rayon Sport abenshi babaga babiteze. Ngo ndi kuvuga Bugingo Hakim, ndi kuvuga Iraguha Haji, ndi kuvuga n'abandi bagiye batandukanye. So bizagaragara ko nabo bazajya mu kibuga bakagaragaza ibyo bafite, ko bakona abafana bari kubasaba. Kandi ikindi nanone abantu baribaza bati se nitujya mu mikino nyafurika ekipe yacu koko ifite ubushobozi bwabasha guhangana n'andi ma ekipe azaba agiye guhangana nayo, ko intego muri uyu mwaka ari intego y'amatsinda? Ibyo ni ibibazo abantu bari kwibaza. Ni imikino yacu tuzajya dukomeza tugende tubagezaho updates, tubagezeho imikino, tubagezeho amakuru agiye atandukanye, ama interview n'abatoza, ibiganiro bigiye bitandukanye. Murabibona ko turi kuri Kigali Pele Stadium, dufashe umwanya wo kugira ngo tubagezeho uko umukino urangiye no muri rusange uko wagenze. Ibyo abatoza batangaje muraza kugenda mubyumva mu biganiro byacu, munyarukiremo hose murereho kugira ngo nk'uko bisanzwe tujye tubana umunsi ku munsi. Reka ngushimire wowe utarakora subscribe, bikore none aha ngaha kugira ngo ibyo dukora bigende bikugeraho umunsi kandi bijye kugeraho ku gihe. Bye bye, hasta la vista.